twongeye kubasuhuza cyane inshuti z'umusaraba, tubifurije ko mubana n'amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ni ikiganiro cyaza kuza kunyura kuri channel ebyiri. Channel ya mbere biraza kuza kunyura kuri channel ya New Kingdom Life Ministry, kiza no kuza kunyura kuri channel ya GBN Christian TV. Tiye kwakira umukozi w'Imana, ni umupasiteri wuzuye umwuka wera, ni umunyamasengesho, agiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Ni karibu atangire kubibwira ndetse anabagezaho ikiganiro yabateguriye. Amen. Yesu Kristo ashimwe. Nitwa Nibamurore Jeannette, ndi umunyamasengesho, ndi n'umupasiteri, nyoboye itorero bita GBN Christian Church. Dufite channel yitwa GBN Christian TV. Reka dusome ijambo ry'Imana kuri Nehemiya ibice 2 umurongo wa mbere. Twitera amagambo iravuga ngo umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma z'umwami Asitezaruzi. Vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati, niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Mbyumvishe ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama. Icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki ko umurwa w'ahantu ibituro bya basogokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arabaza ati, hari icyo unsaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru, maze nsubiza umwami nti, niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe akugiriraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basogokuruza, mbone kuwubaka. Umwami yari yicaranye n'umwamikazi, arambaza ati, urugendo rwawe ruzaba urw'iminsi ingahe, kandi uzagaruka ryari? Nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe, kandi saba umwami nti, umwami niyemera bampe inzandiko zo gushyira ibisonga bye byo hakurya y'uruzi, ngo bampe inzira ngere i Buyuda. Bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami, kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kandi n'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera, abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Amen. Reka dusenga Imana. Mana yacu, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Wabanye natwe muri iki gitondo cy'uyu munsi, waturinze Mana. Hari benshi bapfuye, abandi bari mu bitaro, abandi bahuye n'ingorane zikomeye, ariko twebwe turahumeka. Mwami Mana, umwuka wera w'abazima ntuhabwe icyubahiro. Mwami Yesu, abadukurikiranye kuri iyi channel, Mana ndabasengeye Imana, kugira ngo ubwo bagiye kumva ijambo ryawe rice mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, ahubwo bahe kumva ndetse no kumvira, kugira ngo tuzagana ubwami bwo mu ijuru. Urakoze kubyumvishe Mwami, duteze amatwi kugira ngo twumve icyo umwuka abwira amatorero. Amen. Hanyuma turabashuhuje mwebwe abadukurikiye kuri GBN Christian TV, yaba bari mu mahanga, mu Bubiligi, mu Burande, muri Amerika, mu Rwanda, ndetse no mu bindi bihugu byose duturanye, byaba ari n'ibyo mu mahanga ntavuze. Imana ibaha umugisha kandi ibagure cyane. Somye ijambo ry'Imana n'umugabo bita Nehemiya. Nehemiya yari umukozi w'Imana, ariko yari umunyagano, ariko ngo igihe kimwe ngo yari umuhereza, yajyaga guhereza umwami, ngo amushyira vino, akimushyira ngo akitereka ku meza, agira umubabaro imbere ye, ngo kandi imbere hose ntabwo yigeze agira umubabaro, ariko yibutse iwabo ukuntu hasenyutse, habaye amatongo, amarembo yaho akaba
yarahiye, yibuka ukuntu habaye intambara, yibuka ibintu byahabereye uko byari bimeze, agira umubabaro cyane mwinshi kuko i Yerusalemu hari harasenyutse, ngo umubabaro uba mwinshi mu mutima we, amarira aramanuka. Amarira yamanukiye imbere y'umwami, umwami arabibona, abibonye aravuga ati uyu mubabaro uyu mugabo agize cyangwa uyu musore agize Nehemiya ni ikibazo gikomeye ashobora kuba afite. Aramubaza ati ariko ni ikihe kibazo ufite gitumye ugaragaza umubabaro imbere yanjye? Aramubwira ngo nta kindi gitumye ngaragaza umubabaro, nuko i Yerusalemu hasenyutse, ibituro byaho bikaba byarabaye amatongo, amazu yaho akaba yasenyutse, inkike zaho zikaba zaraguye hasi. Nicyo gitumye ngaragaza umubabaro, nicyo gitumye babaye aka kanya. None ndagusaba kugira ngo wemere njye gusanya inkike z'i Yerusalemu kugira ngo hongere habe hazima, njye gusana imitima y'abantu basenyutse. Reka mbabwire, hari abantu imitima yabo yasenyutse, bahuye n'intambara zikomeye, bahuye n'ibigeragezo bikomeye, baratutswe barasenyuka mu mitima, ngo zatumye basenyuka mu mitima, imiryango yabo yatumye basenyuka mu mitima. Hari aho bagiye gukora akazi barangije bagutira gutuma umutima wawe usenyuka. Imana ikiyizanye, ikiyiteye kuza kugutabara, shaka usanye umutima wawe wasenyutse. Umutima wawe warasenyutse, wagize ibikomere byinshi, wagize ibikomere byinshi, warasenyutse umutima wawe, ariko Imana ije kubaka umutima wawe wasenyutse. Wahuye n'intambara zikomeye, abantu baragututse urasenyuka, abantu bakuvuze nabi urasenyuka, abantu baragusuzuguye, abantu baguciriye mu maso. Hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo, abantu bakamwanga bakamuvaho, kandi nta cyaha yakoze, ahubwo bizamukiye ku kantu gato. Noneho umuntu yari inshuti yawe magara, agakwiza amagambo hirya no hino, bigatuma umutima wawe usenyuka, ba bantu bakakuvaho, ugasigara wenyine. Ariko igihe cy'Imana kirageze, wowe ufite umutima wasenyutse, kugira ngo Imana iziwubake. Ewe humura, humura wikongera guhangayika. Ikitumye Imana iza nuko ije gusana umutima wawe wari warasenyutse, wasenyuwe n'ibintu byinshi. Wubatse urugo ubona rwakunaniye, umutima usenyuka kubera urugo. Yewe wahuye n'ikigeragezo gikomeye, jya gusaba akazi, barangije bagufata ku ngufu, umutima wawe urasenyuka. Haleluya! Wahuye n'ibikomere byinshi, abantu baragututse, barakurwanyije, uri mu kazi barakurwanyije, aho utuye yewe umutima wawe warasenyutse. Ariko Yesu Kristo aje kubaka umutima wawe wasenyutse, wasenyuwe n'ibintu byinshi, ariko Imana ije kukubaka. Ngo nuko mwamara mubaza ngo mbese uransaba iki? Aramubwira ngo arabanza ariyumvira mu mutima we, arabanza asaba Imana nyir'ijuru n'isi. Mbere yuko yabanje gusaba umwami, yabanje gupfukama imbere y'umwami, ngo areba hejuru, asaba Imana nyir'ijuru n'isi. Amaze gusaba Imana nyir'ijuru n'isi, Imana irangije irabimwemerera, imwemerera ko abaho hantu akajya mu gihugu cy'iwabo. Haleluya! i Yerusalemu akajya gusana inkike zasenyutse. Kandi Imana ikimara kubimwemerera, ngo ahera ko abibwira umwami, aramubwira ngo icyo ngusaba, ndagusaba ko unyemerera nkajya gusana inkike z'i Yerusalemu kuko zarasenyutse, habaye amatongo, marembo yaho yarahiye. None nicyo kintu ngusaba ku mutima wanjye, ni nacyo kintu kimbabaje muri iyi minsi. Ntabwo babazwe no gusana inkike zasenyutse, ntabwo babazwe no gusana imitima y'abantu, ahubwo babazwe n'ibyawe. Ntabwo babazwe no gukorera Imana, ahubwo babazwe no kwirirwa mu mazimwe. Ubabajwe mbese wumva kuganira ibiganiro bipfuye aricyo kikunejeje kuruta kubaka imitima y'abantu kugira ngo yongere yubakike, imitima yongere isanwe. Kuko hari igihe mutima wawe warasenyutse, bikaba ngombwa kugomba kubakwa. Uyu munsi wa none ikintu kizanywe ni ikintu Imana igutabariyeho, nuko ije kugusana, ije kugusana, ije gusana umutima wawe wangiritse, ije gusana ibikorwa byawe byangiritse, ije gusana ubucuruzi bwawe bwangiritse,
ze gusana inzu zawe zangiritse, cyane cyane inzu yawe ari wo mutima wawe niwe Imana ije gusana. Nimara kuwusana iragutabara, iraguhindura amateka y'ubuzima, irakumara umubabaro, iragusetsa. Haleluya! Yewe Nehemiya we yaratekereje, yarabanje ariyeza, avuga ati ahari naba nacumuye, mbabarira Mana, nararakaye, wenda narihebye, ese ubugingo bwanjye. Yagiye gusaba Imana nyir'ijuru n'isi, amaze kwikubita hasi, amaze gusaba Imana imbabazi, ngo Imana ihera ko iramubabarira. Rangije areba hejuru, arabanza asaba Imana, Imana imaze kumuha, ngo nuko abwira umwami ati ndagusaba kugira ngo unyemerere njye gusana inkike z'ahantu hasenyutse. Ngo umwami yari yicaranye n'umwamikazi, baramubaza ngo mbese urugendo rwawe ruzaba rw'iminsi ingahe? Haleluya! Kandi reka mbabwire, muri uru rugendo birasaba ko dukiranuka, muri uru rugendo birasaba ko dukizwa. Uyu Nehemiya yarakijijwe, uyu Nehemiya yubahaga Imana, uyu Nehemiya nubwo yajyanaga kajyana vino kayishyira umwami ku meza, yarakijijwe. Nta kintu na kimwe umwami yabonaga ko yakoze icyaha, yubahaga Imana, yagendanaga n'Imana, yavuganaga n'Imana. Imana iruruka ubwayo, kora imirimo n'ibitangaza, vuga utamena. Imana iragukunda, Imana igufiteho umugambi, Imana igufiteho n'umwiza, ntabwo ari umubi. Icyo usabwa ni ugukiranuka, icyo usabwa ni ugukiranuka, tukwera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya! Wa wundi wagukoreye icyaha, kwihuta ukajya kumusaba imbabazi, kuko gusaba imbabazi ni ishingiro ry'ubwenge, ni ishingiro ry'ubuhanga. Iyo usabye imbabazi nawe Imana irakubabarira. Haleluya! Kandi reka nkubwire cyo ngukangurira, ndagukangurira kwezwa no gukiranuka muri iyi minsi, kuko Imana ije gusana umutima wawe, kandi Imana ije gusana ibintu byawe byangiritse. Hari ibintu byinshi byagiye byangirika mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu kazi kawe ka buri munsi. Hari ibyapfuye, Imana ije kuzura. Hari ibyasenyutse, Imana ije gusana. Haleluya! Ngo nuko arangije aramubaza ngo urugendo rwawe ruzaba rw'iminsi ingahe? Ngo nuko basezerana igihe. Ngo arangije ngo aramubwira ati nyandikira urwandiko kugira ngo mbashe kwambuka. Haleluya! Ngo nuko ararumwandikira, aramubwira ati ariko wanyandikira n'urundi kugira ngo nzabashe gutema ibiti. Ngo nuko ararumwandikira, arangije arahaguruka aragenda. Haleluya! Ngo kandi nubwo yagiye, hari abamuherekeje, hari abatware bamuherekeje. Umwami yamuhaye ingabo zimuherekeza kugira ngo zimwambutse uruzi. Bageze hakurya ngo atange urwandiko. Haleluya! 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 Ngo hepfo aravuga kuri 7 ngo kandi basaba umwami. Umwami yemera ko bama inzandiko zo gushyira ibisonga bye, zo gushyira ibisonga bye hakurya y'uruzi, bame inzira ngere i Buyuda. Amen. Umwami yemera ko agenda, ngo we arasaba, arabwira ati mumpe n'urwandiko kugira ngo mbane ukuntu nambuka nkajya i Buyuda. Haleluya! Ngo nuko arangije ku murongo wa 8 haravuga ngo bame n'inzandiko, bame n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira umwami, kugira ngo ame ibiti byo kuzbazamo ibikingi by'amarembo y'umunara n'inzu, kandi n'ibikingi by'umurwa w'inzu nzabamo. Urumva yagombanaga no kugira ahantu agomba kuba n'ahantu agomba kuruhukira. Amen. Kandi umwami ibyo byose yarabimwemereye. Haleluya! Ngo arahagera, barangije barabimwemerera. Bamaze kubimwemerera bajya gutema ibiti, ngo ajya kubaka, ngo yubaka inkike zari zarasenyutse, yubaka ahantu hose hari harasenyutse. Ngo ariko ahura n'urugamba rukomeye rwa Sanibalati na Tobiya. Reka mbabwire, muri uru rugendo tujya duhura n'intambara nyinshi, muri uru rugendo tujya duhura n'abaduca intege, muri uru rugendo tujya duhura n'ibigeragezo, ariko Imana ikemera ko tubicamo kugira ngo nitugera i Kanani
tuzibuka ko hari n'ibyo twari twaraciyemo. Reka nkubwire, hari ibintu waciyemo bikomeye, hari intambara waciyemo zikomeye, ariko uyu munsi wa none Imana iri kumwe nawe. Ntabwo Imana ubwayo yigeze ikurekura. Ibice 6 umurongo wa mbere haravuga ngo umurimo w'Imana udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Umurimo w'Imana udeheshwa n'abagambanyi ndetse n'ibikangisho. Reka nkubwire, hari igihe ujya gukora umurimo w'Imana bikaba ngombwa ko bakurwanya, bakakubuza amahoro, bakakugambanira ngo wa murimo w'Imana bawufunge, bakakubuza amahoro, bakaguca imbere, bakaguca inyuma, bakakugirira nabi, ariko ntabwo baba bazi yuko ari Imana yaguhamagaye. Haleluya! Ntabwo bari bazi ko kuba Nehemiya yarahagurutse akajya kubaka inkike zasenyutse atari Imana yamutumye. Bari bazi ko atari Imana yamutumye, bari bazi yuko ari wowe wahagurutse arambuka, kandi bo bari bazi ko ngo agiye kuba umwami w'Abisiraheli i Yerusalemu, ariko ntibari bazi Imana y'ukuri agiye gukorera yariyo. Ntibari bazi ko Imana yamutumye. Haleluya! Ngo nuko baramuhagurukira, Sanibalati na Tobiya na Gesemu, ngo baramuhagurukira, baramurwanya, bamuvuga nabi, baravuga ngo nta kindi haje kwibonekeza, haje gukora iki? Ninde wamubwiye kuza gusanya izi nkike ko wenda natwe twari kuzazisana? Ninde wamubwiye kuza kubaka umurimo w'Imana? Ese ninde wamuhagurukije? Nuko nawe bavuga ngo ni wowe wihagurukije. Nta muntu waguhagurukije, ntabwo ari Imana yagutumye. Hari abantu bajya baguca intege, ntiwemere ko abantu baguca intege, ahubwo komeza umurimo w'Imana yaguhamagariye. Nubwo bakuvuga, nubwo bakwanga, nubwo bagusuzugura, ariko uzavamo umuntu ukomeye. Haleluya! Haleluya! Ijambo cyangwa ititire y'amagambo nuko uzavamo umuntu ukomeye. Mu kurwanwa burya havamo umuntu ukomeye, ugakomera, ukagera ku rwego rwo hejuru. Abantu bajya bakureba bakabona ko ari Imana ubwayo yagutumye. Haleluya! 6 haravuga ngo bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Gesemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko twubatse inkiki, kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Gesemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu misozi ya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Mbatumaho batyo, bantumaho batyo, kane nanjye mbasubiza ntyo. Amen. Yesu Kristo ashimwe. Urumva Sanibalati na Tobiya na Gesemu barahagurutse barwanya umurimo w'Imana, bigaragara ko bawurwanyije. Ariko Nehemiya nawe ubwe aravuga ati reka mbabwire, jyewe n'Imana ubwayo yampagurukije, nta mwana w'umuntu wampagurukije. Nanjye niteguye gukorera Imana, kandi njyewe maze kubaka inkike z'i Yerusalemu, nta cyuho gisigayemo. Nubwo muntumyeho, ndabizi ko ikintu muntumyeho ni ukungirira nabi. Murashaka kunyica, murashaka kumhotera, kandi ndi gukora umurimo w'Imana. Ntabwo muzanshobora. Haleluya! Kuko icyo nahamagariwe ari ugukora umurimo w'Imana, kandi igihe cyo gukora umurimo w'Imana maze kubaka izi nkike. Nubwo narafunga aya marembo n'inzugi, ariko igihe cy'Imana kirageze kugira ngo mbikore. Mufite gahunda mwarangambaniwe ngo nicwe cyangwa mfungwe cyangwa bangirire nabi, ariko ntibiri bubeho, kuko njyewe wantumye ntago yabyemera, kandi wantumye yamaze kunyereka yuko umugambi mufiteho ari mubi. Haleluya! Babagabo barumirwa, bigera nubwo bamutumira mu rusengero ngo ajye mu rusengero ngo bariho bahurira, kumbi bari bamugambaniye. Reka mubwira nshuti yanjye,
barakugambanira kukugirira nabi, barakugambanira kukuhemukira, ariko Imana usenga ntabwo yakwibagiwe, Imana usenga ntabwo yakuretse, Imana usenga muri kumwe. Haleluya! Wowe komeza woke inkike zasenyutse, komeza ubwiriza ubutumwa bwiza, abantu bihane, komeza ugendana n'Imana, uririmbira Imana, utakambira Imana. Wowe uri umupasiteri, komeza ubwiriza abantu ubutumwa bwiza, nawe Imana izakugirira neza, ntabwo izigera ikurekura n'umunsi wa rimwe. Haleluya! Icyo ngusaba nta kindi, saba Imana gusa, mubane, mugendane nayo, mukorane nayo, ntabwo izakurekura. Nubwo waguca intege, ntukemere ko baguca intege. Niba kuvuga nabi, ceceka. Niba kutuka, ceceka. Niba kurwanya, icecekere. Niba kugambanira, jya gusenga. Haleluya! Mu gusenga niho haba ibisubizo. Iyo ufashe amasengesho y'iminsi 3, Imana ikwereka icyo gukora. Iyo ufashe amasengesho y'iminsi 3, Imana ikuraho abagambanyi ndetse n'abandi bakurwanyije, Imana ibakuraho. Haleluya! Ugatambuka wemye. Reka nkubwire, Nehemiya yubatse inkike arazirangiza, ibintu byose bigenda neza. Bari baramugambaniye, ngo zimaze kuzura baraje bafatanya nabo gushima Imana, kandi bari bamugambaniye. Haleluya! Bamenya ko ari Imana yamutumye, kubera ko byari birangiye. Iyo Imana yagutumye bakakurwanya, iyo Imana igushubije, babandi bose bakurwanyije nibo batangiriye mbere yo kugushyigikira no kukwamamaza no kukugirira neza. Haleluya! Kandi bari barakurwanyije, yaba mukozi w'Imana kanaka, yaba mukozi w'Imana Fiacre, yaba mukozi w'Imana Jeannette, mbese batangira kuvuga kuri umukozi w'Imana ukomeye w'ukuri. Haleluya! Kandi bari barakugambaniye. Humura, komera kuri murimo w'Imana, ntureke Imana, yihanga amaso, nizagutabara, nizagendana nawe. Haleluya! Nubwo wakwanga, nubwo wagusuzugura, nubwo wagucira bico, ariko korera Imana, komeza ku murimo w'Imana. Imana izabana nawe, Imana izagutabara, ntabwo izigera ikurekura n'umunsi wa rimwe. Igufasha ukuboko, niyo yaguhamagaye, ntabwo wigeze wihamagara. Haleluya! Korera Imana, ntucike intege. Nubwo wavuga ngo wakoze ibyaha, nubwo wavuga ngo wagendeye mu bibi, ariko komeza umurimo w'Imana. Imana yaguhamagariye, ntuwurekure gusa, Imana izaguhemba. Kandi abandi bakwanze bazakugarukira bagusaba imbabazi. Wowe icyo ngusaba gusa ni ugukiranuka no kwezwa no kuva mu byaha ugakurikira Imana, nta kindi. Imana ibaha umugisha. Reka dusengane Imana. Mana yacu, Mana nziza, dusengera ubwoko bwawe bamaze kumva ijambo ryawe Mana, nice mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, ubaye kumva ndetse no kumvira kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Dusengera abarwayi Mana, dusengera abari mu bitaro, dusengera Mwami Mana abarwaye indwara zikomeye kugira ngo bakoreho bakire, abafite intimba n'agahinda kugira ngo Mwami watabare, abadafite ibyo kurya Mwami Yesu bibahe, abafite ibigeragezo ubikureho Mwami Yesu, abarwanwa ubarwanirire. Ni wowe wenyine ubasha kurwanirira buri mumwe wese agatabarwa. Mana Nyiringabo, batabaye batubanjirije Mwami Yesu, watabaye Sadraka, Meshaki na Abedenego, bari bageze mu itanura ry'umuriro, urangije ubakuramo, ntabwo ibindi bikunaniye. Urakoze rero kumvishe gusenga kwacu, kandi kuremya amashimwe ku bwoko bwawe uri kumvira ijambo, kandi kubatabaye ni mu izina rya Yesu. Amen.